yanyibiye umwana none reba kugira umama wanjye yahangayitse ntabwo ari kurya nta kintu na kimwe ari kubasha gukora yataye umutwe ubwo Isabella wandekuye mwigendera kore wandutse ngo hano mumereze umwana wanjye wandekuye ko nta kintu na kimwe nigeze mugira ko muraho neza abakunzi ba filime My Daughter. Disi umuntu bita Isabella bombe imaze kuba yamuturikana. Umuntu bita Isabella igisasu yari yarahiye ko kitaraza kumuturikana nicyo kije kuba cyamuturikana, aho igisasu kimaze kumuturikana gisize kimuhinduye ikimuga. Umuntu bita Isabella yari yarahiye ko umuntu bita Nkuranga atagomba kumenya amakuru ko ari we washimuse umuntu bita Vumiriya, ariko kera kabaye umuntu bita Nkuranga birangiye amenye ukuri, amenye ko umugore we ari ushobora kuba yarashimuse Vumiriya, amenye ko umugore we ari ufite Vumiriya. uwo muntu bita Nkuranga yabwiwe n'umuntu bita Maritini ko Isabella ari we washimuse Vumiriya, bitewe nuko yatumyeho Vumiriya akamutumaho Michel ngo agenda abwire Vumiriya azajye gufata umwana we kwa Isabella. Mu by'ukuri umuntu bita Michel nawe aragenda asohoza ubutumwa, umuntu bita Vumiriya ajya kwa Isabella bahita bamushimuta. Ibyo ngibyo umuntu bita Nkuranga bamaze kuba bamubwira, abibwirwa n'umugabo bita Maritini ari n'umuyobozi w'umudugudu w'Abankuranga. Bitanyuzemo akanya umuntu bita Nkuranga yaje kubabona inshuti ya Vumiriya igeze iwe nayo ivuga ko umuntu bita Vumiriya yaje kwa Isabella agiye gufata umwana ariko bakaba baramubuze. Umuntu bita Nkuranga yahise atekereza ikintu gikomeye cyane, yahise avuga ati nyamara irivuzwe na babiri amaherezo bose ntago ari karabasazi, bose ntago ari ko bari kuri manganya. Mu by'ukuri umuntu bita Nkuranga yahise afata icyemezo gikomeye cyane cyo kwikorera iperereza ku giti cye, cyo gushaka iwe hose agakora ubugenzuzi akareba koko ko umuntu bita Isabella yaba yongeye gukora ikosa rikomeye cyane ryo kuba yashimuta umuntu bita Vumiriya. Ikintu gihise cyemeza Nkuranga ni uko asanzwe azi ko umugore we akora ibintu byo gushimuta, kubera ko umuntu bita Nkuranga n'ubundi yari yahakanye ko umuntu bita Isabella atari we washimuse Steven, ariko kera kabaye ku munota wa nyuma umuntu bita Nkuranga aza kubyibonera ko umugore we Isabella ari we wakoze ikintu gikomeye cyane, ari we wakoze ishano ryo gufata umwavoka nka Steven akamushimuta akamufungira niwe. Umuntu bita Nkuranga yaje kuvuga ko naramuka koko asanze umuntu bita Isabella ari we washimuse Vumiriya, mu by'ukuri araza guhita akora ikintu gikomeye cyane, araza guhita amukuraho amaboko kandi akamenya ko umwana atari uwe, bakamusubiza umuntu bita Vumiriya, hanyuma we akihanganira n'umugore we Isabella. Mu by'ukuri rero nk'abakunzi ba filime My Daughter, ibintu bitangiye kuba byafata indi sura muri filime yacu My Daughter, aho umuntu bita Nkuranga akomeje kurakarira umugore we Isabella, aho umuntu bita Nkuranga nta kintu na kimwe agikeneye kumva mu matwi ye giturutse mu kanwa ka Isabella, kubera ko yafashe icyemezo cyo kubyikurikiranira ku giti cye, cyo kubyikurikiranira in his self. Mu by'ukuri rero ibingibi biraza gutanga ikintu gikomeye cyane, aho bombe zirakomeza kugenda ziturikana umuntu bita Isabella, aho ibyo byose bigiye kuba byajya hanze bitewe nuko umuntu bita Isabella yakoze ikosa rikomeye cyane ryo kwihakana umuntu bita Michel. Umuntu wese uri kuvuga ko Isabella ari we watumijeho Vumiriya, abitumye Michel ngo Michel agenda abwire Vumiriya agiye gufata umwana we kwa Isabella. Mu by'ukuri umuntu bita Isabella ari guhakana akavuga ko atigeze abonana na Michel, atari we wamutumye ibyo bintu. Mu by'ukuri ibingibi Michel yabimenye, Michel yabyumvishe biramurakaza cyane, afata icyemezo gikomeye cyane kiraza guhita gikorera ibintu bibi cyane umuntu bita Isabella. Umuntu bita Michel yavuze ati sawa, niba umuntu bita Isabella atangiye kunyihakana akihakana ko atari we wanumye kugira ngo njye kubwira Vumiriya agiye gufata umwana we, kanze mwereke ikintu mukorera. Amabanga yose ya Vumiriya, amabanga yose ya Isabella umuntu bita Michel afite, yavuze ko agiye gutangira kuyashyira hanze yose, yavuze ko agiye kwereka Nkuranga ukuri mu by'ukuri, kubera ko nta rundi rukundo agifitanye n'umuntu bita Isabella, kubera ko umuntu bita Isabella akomeje kwihakana umuntu bita Michel, kubera ko umuntu
bita Isabelle akomeje kugira Michelle umusazi. Mu by'ukuri umuntu bita Michelle yahise arakara cyane, afata icyemezo gikomeye kiraza kuba gikoza umuntu bita Isabelle isoni, aho umuntu bita Michelle agiye kubwira ukuri kose Nkuranga, akanakumwereka mu by'ukuri, akamwereka ibimenyetso byose bigaragaza ko umugore wa Nkuranga mu by'ukuri ari shitani, bigaragaza ko umugore wa Nkuranga ari ikihebe, bigaragaza ko umwana atari uwe ahubwo ari uwa Vumiriya. Mu by'ukuri aho umuntu bita Michelle agiye guturitsa bombe iremereye cyane. So rero mbere yuko tuza tubasobanurira uburyo umuntu bita Michelle agiye guturitsamo bombe, uburyo Nkuranga agiye kumenya ukuri, akamenya neza ko umugore we nyamara ari rushimusi, akamenya ko umugore we ari ibandi, akamenya ko umugore we akorana n'ibyihebe, akamenya ko umugore we ari shitani. Mu by'ukuri mbere yuko tuza tubereka ibyo byose, kuko filime yacu My Daughter yatangiye kugenda iba faya, yatangiye kugenda iba umuriro, nizera ko muri kugenda mubibona. Mu by'ukuri ndagira ngo mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu twise My Daughter tuganire show, ndagira ngo ngusabe ubanze ukandi like, reba munsi y'iyi video ku ruhande rw'ibumoso akantu k'akaganzi karebye hejuru ukandeho rimwe, ubundi ufatire irindi segonda rimwe. Wowe udukurikiye utarakora subscribe ahangaha kuri Big Bless TV, buri wese udukurikiye nafata isegonda rimwe arebe munsi y'iyi video ku ruhande rw'iburyo ahantu handitse subscribe, akandeho rimwe, ubundi yandika hasi muri komenti ati fire, yandika hasi muri komenti ati Michelle hejuru, yandika hasi muri komenti ati Nkuranga hejuru, kubera ko Nkuranga yamaze kuba arakarira umuntu bita Isabelle, aho ashaka kwimenyera ukuri ku giti cye, aho adashaka kumva mu matwi ye ikintu na kimwe giturutse mu kanwa k'umuntu bita Isabelle, aho umuntu bita Isabelle isi igiye kuba yamurangiriraho. Rero ikintu cya mbere kizagufasha kubona amakuru igihe cyose tuzaba twayaguteguriye, mu by'ukuri igihe cyose kiri ngombwa, igihe cyose hari amakuru y'ingenzi ukeneye kuba wamenya, mu by'ukuri ni ahangaha kuri Big Bless TV. Wowe icyo usabwa, fata isegonda rimwe urebe munsi y'iyi video ahantu handitse subscribe, ukandeho, ubundi ushira udutima twinshi hasi muri komenti, dukomeza twimanukira. So rero nk'abakunzi ba filime My Daughter, ibya Isabelle byose imbwa zikomeje kubirwaniramo, aho umuntu bita Isabelle ari guhata umuntu bita Vumiriya gufata telefone agahamagara umuntu bita Steven akamubwira ko bahagaritse ikirego. Mu by'ukuri atagikomeje kuburanira umwana we, atagikomeje gukurikira umuntu bita Isabelle. Murabizi neza ko umuntu bita Isabelle yakomeje kugenda yizeza umugabo we ko ibyangombwa bihari, ko ibimenyetso bazifashisha mu rukiko baburana mu by'ukuri byose bifite azabigaragaza ku munsi w'urukiko, kandi muri ibyo byose byari ibinyoma. Nta kimenyetso na kimwe yari afite, nta cyangombwa na kimwe afite mu by'ukuri. Ariko n'uwo munsi ugeze, Vumiriya kibikurikirana, bombe zahita zimuturikana, noneho umuntu bita Nkuranga yahita amufata ku gakanu agahita amwica burundu. Niyo mpamvu akomeje kugenda afosinga umuntu bita Vumiriya gufata telefone agahamagara Steven kugira ngo amubwire ko yahagaritse ikirego, mu by'ukuri kugira ngo umuntu bita Isabelle ashake security. Ariko ngira ngo mwagiye mubona ko umuntu bita Vumiriya yinangiye, yavuze ati ibyo kunyica ntaco bimbwiye, ibyo kunkangisha ngo uranyica, mu by'ukuri ngiye ntago nshobora kwemera ko mpagaritse ikirego, nta nshobora kwemera ko umwana atari uwanje, unyice ukora ibyo ushaka. Ariko umuntu bita Vumiriya yaje kuba ahindura ibitekerezo, avuga ko agiye kwemera guhamagara Steven akamubwira ko bahagaritse ikirego. Mu by'ukuri kumbe byagera nyuma agahita agenda bakagisubukura, bagakomeza bagakurikirana umuntu bita Isabelle, ari nako bongeraho ibyo byaha byose, ari nako bongeraho ibyo bintu byose umuntu bita Isabelle akomeje kuba yabakorera. So rero nk'abakunzi ba filime My Daughter, umuntu bita Vumiriya yadusabye kumuhitiramo niba araza gukoresha amayeri yo kugira ngo yemere neza ko ahagaritse ikirego, kugira ngo ave mu maboko y'ibyihebe, ave mu maboko ya Isabelle, hanyuma abone uko ajya kubikurikirana. Mu by'ukuri naho kugira ngo umuntu bita Vumiriya akomeze kunangira ko niyo yapfa, niyo Isabelle yamwica, agomba kudakura ikirego mu rukiko, kandi atagomba kwemera ko umwana atari uwe, kandi atagomba kwemera ko umwana ari uwa Isabelle.
mu by'ukuri muri izo tactique uko ari ebyiri umuntu bita Vumilia ashaka gukoresha, yatubwiye ngo muraza guhitamo imwe iraza kuba yabashimisha nk'abakunzi ba filime My Daughter. So ikindi kintu mutamenye nuko umuntu bita umuyobozi w'umudugudu wa Bankuranga muzi ku izina rya Maritini yafashe icyemezo gikomeye cyane, aho yasezeranyije mukecuru mama wa Vumilia kubera ko yasanze stroke irenda kumwica, kubera ko umuntu bita Maritini yasanze umuntu bita mama wa Vumilia stroke yaramwishe, agahinda karamwishe. Mu by'ukuri na Maritini agira imbabazi cyane, yiyemeza gukurikirana ikibazo cya Vumilia, mu by'ukuri akabyikurikiranira nk'umuntu w'umuyobozi w'umudugudu. Mu by'ukuri umuntu bita Maritini agiye gukurikirana Isabella ahereye mu mizi, aho agiye guhuruza polisi ikajya gukora ambush kwa Nkuranga, bakajya gukora patrouille kwa Nkuranga, bakacekinga neza koko nimba umuntu bita Isabella ariwe washimuse umuntu bita Vumilia. Mu by'ukuri ico kibazo nk'uko mwabibonye muri filime yacu My Daughter, umuntu bita umuyobozi wa Bankuranga yaje kubaganiriza Nkuranga kuri icyo kibazo ko umuntu bita umugore wa Nkuranga muzi nka Isabella cyangwa se ku izina rya Fabiola, dore ko ubu ngubu muri filime yacu My Daughter asigaye yitwa Kanjogera, ariko umukozi we witwa Jani ajya mwita, kandi namwe mugenda mubibona Kanjogera ni nka shitani. Mu by'ukuri ibintu umuntu Isabella akora nta hantu bitaniye no kuba ari ingabo ya shitani. Mu by'ukuri abona ko ibintu Isabella akora, ibyo mvuze ndiho mvugisha ukuri, mwandiko hasi muri komenti tumuntu bita Isabella ni shitani koko nimba mubona ari byo. Ababona ko atari byo, abona ko umuntu bita Isabella ari innocent, abona ko akora ibintu biri byo, namwe mu byandiko hasi muri komenti. Ntago nzi uko mubibona muri filime yacu My Daughter. So rero nk'abakunzi ba filime My Daughter, icyo mwamenye cy'ingenzi nuko umuntu bita Nkuranga yamaze kuba amenya uko ibintu bimeze, agiye gukurikirana akantu ku kandi, nta nama agishije umuntu bita Isabella. So rero mbasezeraho, nkomeje kugenda mbifuriza umwaka musha muhire wa 2025, mukomeze kuenjoyinga neza. Bye bye, duhure next show.